Ndabashuhuje uyu munsi tugiye kuganira ku buryo ushobora gukoresha umutobe ukagufasha kugabanya ibiro mu gihe ushaka cyangwa se mu gihe wumva umaze kurambirwa cyangwa kunanirwa kunywa amazi. Usanga kenshi umuntu unywa amazi kumva aranywa ibikombe 8 ku munsi cyangwa se litiro 2 ku munsi akumva ari nyinshi cyane, ariko uyu mutobe turi gukora ntabwo ugira ingaruka ku mubiri kandi nta sukari birimo. Ikindi kandi wagufasha usa nkaho wakora mu buryo bw'amazi. Ikindi nanone ku bantu bafite ikibazo cy'uko badakunda amazi, bumva amazi abanukira, bumva amazi atari utuntu twabo, akubwira ati ngiye rwose ibintu byose nabikora, ariko bigeze ku kintu cyo kunywa amazi menshi birananira. Iri ni ibanga nakugira, nakubwira ryo ko ryagufasha kugabanya ibiro kandi ukayanywa wumva wishimye nta kibazo na kimwe ufite. Rero tugiye kureba uburyo uyu mutobe ukorwa cyangwa se ayo mazi akorwa, kuko ni meza ku buzima bw'umuntu, waba ugabanya ibiro cyangwa utagabanya ibiro nawe wayakoresha. Nibirane byishaka, niba utarakora subscribe nyamuneka kora subscribe kugira ngo ndubutaha uzakomeze urebe ibyiza, kuko ibyiza biri imbere. Rero wibuke ukore na comment cyangwa se like naho mukanya. Tugiye gukora rero cyangwa se uyu muti tugiye gukora, turakoresha ibintu bikeya cyane kandi bitagoye kubona binahendutse. Icya mbere turakenera litiro y'amazi, nidurangiza dukenere kokombure imwe, dukenere indimu imwe, dukenere n'agace gato ya tangawuzi. Ibyo rero nitundaza kubereka ukuntu tugiye kubikoresha, noneho ubivanga n'amazi kandi noneho ukabikora wenda nka ninjoro ugiye kuryama kugira ngo uzayakoreshe ku munsi ukurikiyeho ayo mazi cyangwa se uwo mutobe tuba twakoze. Nkanjye uyu munsi nabikoze mu gitondo ugiye gusenga, none ubu ndayanyweye ndi kuyanywa ubu ngubu mvuye gusenga. Urumva rero ko hacamo amasaha kugira ngo za vitamine bya bintu byose biba biri muri ingredient twakoresheje bikomeze bigende bijye mu mazi, none umuntu ashobore kuyanywa. Naho mu kanya urebe ukuntu tubikora. Kokombure irinda kanseri, kokombure igabanya umuvuduko. Burya kokombure kuko igice kinini cyayo ni amazi, rero urumva kurya kokombure ni nko kunywa amazi. Niyo mpamvu rero usanga abantu bavuga ngo cyangwa se ubushakashatsi bwagiye bugaragaza ko byibura umuntu urya kokombure byamufasha mu buryo bwiza bwo kwihutisha kugabanya ibiro, kubera ko iyo wayiriye uba uhaze kandi mu buryo wahaze winjije kalori nkeya. Nkuko rero mubizi indimu ifite vitamine zayo, cyane cyane harimo vitamine C. Iyi vitamine rero kuyikoresha mu mubiri urayikenera, kuko vitamine C yubaka inyama z'umubiri cyangwa se icyo twita imikaya. Hari igihe umuntu rero aba abyibushye, kwa kundi umuntu abyibushye tukabyita inyama, ariko zirasi inyama ni ibinure. Rero inyama z'umubiri, kwa kundi ubona umuntu afite umubiri umeze neza, udashaje, udafite iminkanyari, nivuga ngo rero iyo ufite vitamine ihagije mu mubiri wawe, umubiri wawe wirinda gusaza vuba kandi ukaba ufite umubiri ufite imbaraga unasa neza. Kandi nanone iyi vitamine C yihutisha vuba cyane ko umuntu yata ibiro. Ikindi nuko iyi vitamine mu ndimu harimo indimu yongera metabolisme, ituma metabolisme yihuta ikiyongera, noneho bigatuma umuntu ashobora guta ibiro byinshi. No kuvuga ngo nk'umuntu ufite metabolisme iri hejuru cyangwa se wakoresheje indimu, kuko barimo vitamine C, iyo akoze siporo ibiro byihuta bitakara vuba mu buryo bwihuse, cyangwa se ibinure bitakara mu buryo bwihuse. Ikindi nuko nanone indimu igabanya umwuma, kwa kundi umuntu yumva yumagaye, yumva akeneye utuzi ukuntu. Byiza rero gukoresha indimu. Kandi nanone indimu yoza mu mubiri cyane, yoza amara. Ubundi hari igihe usanga umuntu afite ikibazo cy'uko mu mubiri we harimo umwanda, nimba udakora siporo ukaba utazi kurya ibiryo bigize bijyanye nuko umubiri ukeneye. Hari igihe tuba turya ibiryo umubiri udakeneye, kurya isukari nyinshi, amavuta menshi, icyo gihe ibyo bintu umubiri ntubikeneye. Rero ni byiza ko ugomba kumenya kurya ibiryo bituma cyangwa se kurya ibintu bituma umubiri wawe ugira isuku. Rero indimu iri muri ibyo bintu. Kandi indimu harimo fiber nkunda kuyivuga, usanga iri mu bintu bigiye cyane cyane bitera imbaraga, kubera ko fiber ituma umuntu arya ibiryo bikeya akaba
atagira inzara mu buryo bwihuse. Uzasanga nk'abantu barya kawunga, iyo yariye kawunga usanga yiriwe ahaze. Rero n'indimu nayo iri muri ibyo bintu. Nubwo wenda akenshi usanga umuntu arya indimu akahita wumva arashonje, ariko indimu ni uko iba yatumye digestion yihuta bigatuma wumva ushonje, ariko indimu burya nayo irimo fiber. Ikindi ni uko turebye tangawizi rero yongera ubudahangarwa bw'umubiri. Tangawizi igabanya isukari, tangawizi ifasha digestion, tangawizi yongerera imbaraga mu muntu. Rero abantu banywa tangawizi buri munsi baba bafite amahirwe menshi arusha abantu batanywa tangawizi. Kandi burya tangawizi mu bintu bijyanye n'indwara igabanya isesemi, yongera cholesterol, igabanya ububabare bw'umubiri cyangwa se ububabare bw'imikaya kwa kundi wumva utonekara, kandi igabanya nyine kumva utonekara kwa kundi wumva imbavu zikurya mu mbavu hakurya, ukumva amaguru aratonekara. Ibyo bintu byose wumva utonekara gerageza ujye unywa ibintu birimo tangawizi, uyikoreshe cyane, gutonekara bizagenda bishira buhoro buhoro. Kandi tangawizi yoza amaraso, kandi nanone ikoza no mu mara. Iyo umuntu yariye ibiryo uba ukeneye kugira ngo uze mu mara. Ni nayo mpamvu akenshi tuvuga ngo nywa amazi mu gitondo kugira ngo bya bintu byose uba wariye uba wakoresheje umunsi utambutse noneho bishobore kuva mu nda, ushobore kujya wajya muri toilette kubisohora. Twavuze rero nubwo bijya mu mubiri w'umuntu bituma winjiza kalori nkeya mu mubiri wawe, kandi noneho bigatuma haga noneho bya biryo bifite kalori nyinshi bikabura aho bijya, bikaba ariho birehera rero bituma ugabanya ibiro. Ni byiza rero nimba ufite ikibazo kimwe, wenda nimba ufite ikibazo cy'igifu, nimba ufite ibindi bibazo by'indwara, wenda umutima cyangwa se izindi ndwara, mbere yuko ufata uyu mutobe banza wegere muganga akubwira ati koko birashoboka kuba wawufata, kuko ushobora kuhita uwufata ukajya kumva igifu kikaba kirazamutse cyangwa se hakaba haje izindi ndwara bitewe n'uko utabanje, cyangwa se niba uri allergique ku kintu kimwe muri ibi ngibi, bisaba rero kubanza kwirinda ukegera muganga akaba yagufasha kugira ngo akubwire ati koko ibi bintu urabinywa kandi nta ngaruka bizagira ku buzima bwawe. Mumaze kureba rero ukuntu tumaze gukora uyu mutobe cyangwa se aya mazi. Rero iyo umaze kubikora urabiteka bikamara umwanya nko mu masaha byibura hagati ya 4 n'8. Nimba ufite firigo byaba byiza, kandi ukirinda kubishyira muri plastique, kuko gukoresha plastique si nziza. Uko bimwe ijya muri plastique niko ikomeza kugenda ifata produits za plastique izinjira mu rumva. Rero ko ntaho wavuye ntaho warugiye. Ibyiza shyira mu kintu cy'ikirahure cyangwa se ushyire mu kintu cyere aluminium. Nabonye ko ngenda nakoresheje sorori kuko ntafite ijage y'ikirahure, ariko byibura nakoresheje isorori idakoresheje n'imbere ifitemo aluminium. Tata! Amazi yanjye rero mwabonye ukuntu asa, cyangwa se umutobe uhumura neza. Wenda mu buryo ho ntiwabyizera kuko kuhumura bitandukanye n'uburyo ufite, ariko kuko icyo ushaka nicyo ukora ibindi. Rero enjoy. Wibuke gukora subscribe, comment na like ndetse na share kugira ngo undi uzibukere nawe ashobore kuyibona. Ndabakunda.